Nongeye kubaha ikaze aho muri hose, nizere ko amahoro y'Imana akomeje kuba yabana namwe. Uyu munsi mbazaniye inkuru nziza cyane ireba buri munyarwanda wese ndetse n'ukunda u Rwanda, yaba ari hanze y'igihugu cyangwa se ari mu Rwanda, upfa kuba ukunda igihugu. Mu by'ukuri mbazaniye inkuru nziza cyane ivuga ko u Rwanda rwaguze ibikoresho by'intwaro, bya bikoresho bimwe bikorerwa mu Bushinwa, ibikoresho by'itangaza birenze cyane. Nizere ko muri kubyibonera ku mashusho yanyu. Mu by'ukuri abashishikaye ko u Rwanda nta ntwaro rufite, ariko mu by'ukuri koko uwatekerezaga ko u Rwanda rukennye mu bikoresho by'intwaro ntabwo yabeshe, ariko ndagira nkumenyeshe ko iyi saha tuvugana u Rwanda rwaguze ibikoresho byinshi cyane kandi bikaze, indege z'intambara, ibifaro ndetse n'imbunda zirenze cyane. Mu by'ukuri mu busanzwe RDF ni igisirikare cy'u Rwanda gifite ibihumbi 35 by'abasirikare barwanirira igihugu. Nubwo si ibindi bihugu byo hanze bifite abasirikare benshi, buriya bajya bavuga ngo aho kugira ngo ufate byinshi bibi wafata duke twiza. Mu by'ukuri icyo nishatse kuvuga ni ukuvuga ko abasirikare b'u Rwanda nubwo bose ari bake ku bindi bihugu, ariko barashoboye cyane. Ari ibyo bajya bavuga ngo abakuru bajya bavuga ngo kubaho k'umushwi ntabwo ari impuhwe z'agaca. Rero nkakubwira ngo impamvu ntukabone uriho ugira ngo ni impuhwe badufitiye, uvuga ko ufite ingabo zirenze cyane arizo RDF. Kandi koko ni ibintu biba bigaragara ko RDF ikora cyane, ndetse urebye no mu gitinyiro ubona ko batinyitse, nta muntu wapfa kubijogera. Ese wibaza impamvu Kongo izira u Rwanda ariko ikaba itarutera? Ni ukubera ko Kongo ifite igisirikari kibi cyane bita Wazalendo. Wazalendo bujya bari abantu nta kigenda. Yego simvuze ko nabo batagira icyo bakora, nabo ni abasirikari, ariko njye ndi kugereranya n'u Rwanda. Ku Rwanda bariya ni feke cyane. Abasirikare ba Kongo nta nubwo wabagiranye n'abasirikare b'u Rwanda, kubera ko RDF irakora cyane ndetse biranagaragara. Ni ukuvuga ngo iyo moteri mubona aka kanya, iyo ni moteri y'iyo ndege. Mu by'ukuri iyo moteri ituma iyo ndege ikora cyane, igakora ibintu bihambaye, ikarasa amasasu menshi cyane, ndetse igakora n'urugendo runini cyane. Iyo ndege mubona aho ngaho ni indege ikaze cyane, nk'uko namwe muri kubyibonera ku mashusho. Nababwiye ko u Rwanda rwarukenye mu ntwaro, ariko nkubwiye ko rwamanukanye imizigo ya danje. Mu by'ukuri iyo ndege mubona yaguzwe, iyo ngiyo yanditseho 332, yaguzwe amadolari miliyoni 70 z'amanyamerika. Ubwo ni ukuvuga ngo tuyashyize mu manyarwanda ni amafaranga menshi cyane utapfa kubara. Rero nkababwira ngo barafite ubwoba ko u Rwanda isaha n'isaha hagira igihugu kirwiyenzaho ugasanga u Rwanda ruratsinzwe. Mbaza ni inkuru nziza ko u Rwanda rufite ibikoresho bikomeye cyane, nta gihugu na kimwe cyapfa kurushotora uko kiboneye. Buriya ntimukabone u Rwanda ngo murwitiranye. U Rwanda ni igihugu gito pe, ariko gifite intwaro zikomeye cyane ndetse n'abasirikari bazi kurwana. Murakoze cyane rero, mbaye mbashimiye. Ni Rumaziminsi TV. Niba ari bwo bwa mbere ugeze aha ngaha, kora subscribe kugira ngo dukomeze turebe intwaro u Rwanda rukomeje kugura, kuko amakuru dufite ni uko izindi ntwaro ziri hanze ziri kuza.